bise nkaho nta cyabaye. Ntabwo ari byo. Buri munsi kuba twahuriye hano ni nacyo kinzana hano, nabonye umwanya wo kuza nkinegura, narangiza nkagenda. Ibihungabanya umuryango nyarwanda twikoresha uburyo bwo bwose. Iyo ubona umubare wa abana bashakanye ejo bundi b'imyaka 20, 19, undi 5 bashakanye n'uwa 30 bakiri muto ibyo bashakaniye ntabwo ari intambara, ntabwo ari ukurwana hagati yabo ya buri munsi. Bashakanye bagira umuryango utuze, amahoro, ndetse umere neza ugenda ukura. Ntabwo ari ukwirirwa abandi rero abana batoya ku mihanda. Njya mbibona, nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite. Kwambara ubusa, kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa. Nta muryango ubaho wo kwambara ubusa. Ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa. Burya bambaye ubusa no mu mutwe. Ni ubusa buri mu mutwe. Icyo kibazo niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Tuzibaze ni izihe? Ni zambika ubusa abanyarwanda uko abana tubarera. Ariko ari abana, ari abakuru, ari iki, nuko turerwa, uko turera. Ba bandi rero navuze b'ibiyobyabwenge ugasanga mu bakuru, abantu bakuru mu muryango, ariko bya biyobyabwenge nibyo bivamo ingaruka zindi z'imiryango guhora irwana buri munsi. Wanakwicaza n'abantu ukababaza turi murapfa iki? Hakazamo rero bya bindi buri wese yumva ko ari uri mukuri. Ntawe ushobora korohera undi ngo babiganire bakemure ibyo ushaka, ineza ushaka niyo n'undi ashaka. Uruhare tugira twebwe nk'abayobozi, baba mu madini, baba muri leta, ni uruhe ruhare tugira rwo kugabanya ibyo bintu muri twe, mu miryango, hanze? Turebe hirya tubyihorere, tuvuge ngo bibe uko bishatse. Twaba tumaze iki se? Twaba twebwe inshingano zacu ari izihe? Tugende duhere mu ikuzo gusa, twirebe, twumve ko turuta abandi cyangwa dukora, ariko abandi bibe uko bibaye. Ntabwo wujuje ya nshingano, urabeshya. Ikintu cyo kubeshya, cyo kudakoresha ukuri mu buyobozi ubwo ari bwo bwose, bwaba ubwigisha bwo mu madini, bwa bushobozi buri mu nzego za leta. Ariko noneho bitari n'ibyo, ntabwo rega abantu bose bari muri leta cyangwa bari mu madini. Ubushobozi n'ukuri bukwiye kuba gukoreshwa
no mu bantu gusa, mu muryango wawe, nta ushyize idini iruhande ugashyira ko leta iruhande, no mu muryango wawe ikiganiro ugirana n'umuryango wawe gishobora gufasha kubaka ni ikihe? Ukwiye kubyibaza buri munsi. Ntabwo uzareka kurera mu muryango wawe ngo idini rizakurerere cyangwa leta izakurerere. Ntabwo ari byo. Bikwiye guhera kuri wowe. Ndetse ntitwimakaze ibidakwiye kuba mu bantu ngo tubyemere bibeho, bikoreshwe, bise nkaho nta cyabaye. Ntabwo ari byo. Buri munsi kuba twahuriye hano ni nacyo kizana hano. Nabonye umwanya wo kuza nkinegura, narangiza nkagenda. Ibindi uko bizaba biraturenze. Atirisi abemera ko hari ibiturenze ndimo, ariko ntabwo bindenze kuvuga icyo ntekereza. Ndetse ubwo ndi mu nzira yo gufasha, wenda niyo kaba ari akantu gato, bya bindi biva mu kumenya biganisha mu gukora. Niba hari icyo umuntu yatangaho umusanzu, twese tujye tuwutanga. Ariko ndabasabye, ibintu nababwiye mbona ntabwo nabishyize mu ukuri kwabyo kose uko bingana, ni byinshi. Turasenya igihugu cyacu, turasenya igihugu turebera ibidakwiye kuba bikorwa. Isindo, ibiyobyabwenge, indwano z'urudaca zitarangira buri munsi abantu baba bari bashikurana. Nitubibona, nababwiye ko mbibona muri raporo mpabwa, ikintu cya mbere kinza mu mutwe ndabaza, ariko tugomba kuba dufite ibibazo mu buyobozi bwa leta ndetse n'ubw'abandi ntavuze. Bigomba kuba bihari. Ngo hari ikibazo, tugisuzume rero. Ntitukajye hanze gusa ngo tunyure hejuru y'ibintu, tuvuge neza, ndetse tube ibitangaza. Igitangaza ni byiza, ariko kuba igitangaza ubigirwa n'abo wafashije nabo kuba baba igitangaza. Niba ntabo wafashije, ntukwiriye kumera neza ngo ube bihagije. Ukwiye kumera neza ubishingira ku bandi watumye bamera neza. Ibi tuganira nuko twahuriye hano n'ibyo tuvuga, erega nabyo ni uburere. Ubu turi mu burere buduha gutekereza neza no gushingira ibikorwa byiza kuri ibyo dutekereza. Reka njye hanze mu buzima busanzwe. Mbona raporo hafi buri gitondo, cyangwa se mu cyumweru mba mbonye nyinshi zimbwira ko abantu bifashe hirya no hino, ese mu gihugu abantu
barihaza bakigaburira, bafite ibyo kurya, twarejeje cyangwa abantu barashonje, cyangwa izindi zikaza zimbwira ziva mu bapolisi zimbwira haraye habaye za agisida 20 n'izi ngizi kuva hariya muri bo 50% zabaye kubera ko bari basinze. Abantu baraye bicanye, hari abantu bapfuye bazi indwara, undi yaziki, undi mugore yaratemwe n'umugabo we, rimwe na rimwe biba the other way around, ariko nibyo bikeya kurusha. Ibintu byinshi abandi twafashe, abantu bangana batya twasanze bari mu biyobyabwenge, imiryango yahungabanye, mu mago n'abana batoya bagishakana, bamaze amezi bashakanye bataragira n'urubyaro. Hari imanza zingana zitya baraye batandukanye, ntibumvikana, bararwana cyangwa baragira batya, ibintu byinshi. Dushatse rero kugira ngo twuzuze inshingano zacu, hari abatuyobora mu bintu by'amadini, inyigisho zishingira kuri ibyo ngibyo, dukwiriye kwibuka kubikoresha uko bishobotse kugira ngo tugabanye ibihungabanya umuryango nyarwanda. Kubikoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Iyo ubona umubare w'abana bashakanye ejo bundi b'imyaka 20, umwe n'9 undi n'5 bashakanye, n'uwa 30 bakiri muto, ibyo bashakaniye ntabwo ari intambara, ntabwo ari ukurwana hagati yabo ya buri munsi. Bashakanye bagira umuryango utuze, amahoro, ndetse umere neza, ugenda ukura. Ntabwo ari ukwirirwa abandi rero abana batoya ku mihanda, njya mbibona, nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo, intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda, bakambara ubusa, uwambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite. Kwambara ubusa, ntabwo kwambara ubusa, nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho wo kwambara ubusa. Ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mutwe. Nicyo kibazo, niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Ni izihe? Tuzibaze, ni izihe? Ni zambika ubusa abanyarwanda, uko abana tubarera, ariko ari abana, ari abakuru, ari iki, nuko turerwa.
uko turera ba bandi rero navuze b'ibiyobyabwenge ugasanga mu bakuru abantu bakuru mu muryango ariko bya biyobyabwenge nibyo bivamo ingaruka zindi z'imiryango guhora irwana buri munsi buri munsi buri munsi wanakwicaza n'abantu ukababaza turi murapfa iki hakazamo rero bya bindi buri wese yumva ko ari uri mukuri ntawe ushobora korohera undi ngo babiganire bakemure ibyo ushaka ineza ushaka niyo n'undi ashaka uruhare tugira twebwe nk'abayobozi baba mu madini baba muri leta ni uruhe ruhare tugira rwo kugabanya ibyo bintu muri twe mu miryango hanze turebe hirya tubyihorere tuvuge ngo bibe uko bishatse twaba tumaze iki se twaba twebwe inshingano zacu ari izihe tugende duhere mu ikuzo gusa twirebe twumve ko turuta abandi cyangwa dukora ariko abandi bibe uko bibaye ntabwo wujuje ya nshingano urabeshya ikintu cyo kubeshya cyo kudakoresha ukuri ubuyobozi ubwo ari bwo bwose bwaba ubwigisha bwo mu madini bwa bushobozi buri mu nzego za leta ariko noneho bitari n'ibyo ntabwo rega abantu bose bari muri leta cyangwa bari mu madini ubushobozi n'ukuri bukwiye kuba gukoreshwa no mu bantu gusa mu muryango wawe nta ushyize idini iruhande ugashyira ko leta iruhande no mu muryango wawe ikiganiro ugirana n'umuryango wawe gishobora gufasha kubaka ni ikihe ukwiye kubyibaza buri munsi buri munsi buri munsi ntabwo uzareka kurera mu muryango wawe ngo idini rizakurerere cyangwa leta izakurerere ntabwo ari byo bikwiye guhera kuri wowe ndetse ntitwimakaze ibidakwiye kuba mu bantu ngo tubyemere bibeho bikoreshwe bise nkaho nta cyabaye ntabwo ari byo buri munsi kuba twahuriye hano ni nacyo kinzana hano nabonye umwanya wo kuza nkinigura narangiza nkagenda ibindi uko bizaba biraturenze atirisi abemera ko hari ibiturenze ndimo ariko ntabwo bindenze kuvuga icyo ntekereza ndetse ubwo ndi mu nzira yo gufasha wenda niyo kaba ari akantu gato bya bindi biva mu kumenya biganisha mu gukora niba hari icyo umuntu yatangaho umusanzu twese tujye tuwutanga ariko ndabasabye ibintu nababwiye mbona ntabwo nabishyize mu ukuri kwabyo kose uko bingana ni byinshi turasenya igihugu cyacu turasenya igihugu turebera ibidakwiye kuba bikorwa isindo ibiyobyabwenge indwano z'urudaca zitarangira buri munsi abantu baba bari bashikurana
nitubibona nababwiye ko mbibona muri raporo mpabwa, ikintu cya mbere kinza mu mutwe ndabaza, ariko tugomba kuba dufite ibibazo mu buyobozi bwa leta ndetse n'ubw'abandi ntavuze, bigomba kuba bihari. Ngo hari ikibazo tugisuzume rero, ntitukajye hanze gusa ngo tunyure hejuru y'ibintu, tuvuge neza, ndetse tube ibitangaza. Igitangaza ni byiza, ariko kuba igitangaza ubigirwa n'abo wafashije nabo kuba baba igitangaza. Niba ntabo wafashije, ntukwiriye kumera neza ngo ube bihagije. Ukwiye kumera neza ubishingira ku bandi watumye bamera neza.